Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi turagaruka ku kibazo gihangayikisha amakouple menshi cyane cyane abagishakana ariko wenda n'abamaranye igihe cyangwa se undi wese wifuza kubyara ariko bikanga. Turareba ibijyanye no kubura urubyaro ndetse no gutinda gusama. Muri iki kiganiro tugiye kureba impamvu zishobora gutuma umuntu abura urubyaro ku badamu ndetse no ku bagabo. Tudatinze rero reka duhere kuri iki kibazo. Ni ryari bavuga ko umuntu yabuze urubyaro cyangwa se yatinze gusama? Abahanga mu by'ubuvuzi batanga amadefinisiyo atandukanye ariko iyo turi bugendera muri iki kiganiro ni iyi: gutinda gusama ni igihe umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'inkumi baryamana kenshi kandi buri gihe nta buryo bwo kuboneza urubyaro bakoresha kandi batikingira, bakaba bamaze byibura umwaka wose umugore cyangwa umukobwa adasama. Tukiri aha, hari ibitabo bimwe na bimwe bivuga byibura imyaka 2. Ni ukuvuga bagatangira kubara ko watinze gusama ari uko hashize byibura imyaka 2 ubigerageza. Ariko dukurikije umuco wacu nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abanyafurika n'ukuntu duha agaciro ibintu bijyanye no kubyara, tuvugishije ukuri imyaka 2 bari myinshi. Gusa nanone igihe kiri munsi y'umwaka nanone cyaba ari gito kuko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko yewe n'umugabo n'umugore babana nta kibazo bafite. Nabo bashobora gushaka gusama bakaba bamara amezi menshi babigerageza ntibikunde kandi nta kibazo bafite, kandi amaherezo ugasanga bageze gutya barasamye nta kintu kidasanzwe bakoresha. Ushobora kubura urubyaro cyangwa gutinda gusama utarashaka, utaranakora ubukwe, sibyo se? Umukobwa ashobora kuba amaze igihe kinini akora imibonano idakingiye n'umusore runaka cyangwa se n'abasore batandukanye, nyamara akaba adasama, nubwo wenda yaba n'ubundi atifuza gusama, ariko kandi aba ashobora gutangira gukurikirana ngo amenye ikintu kibitera. Ni nako bimeze ku musore. Umusore ashobora kuba abonana n'umukobwa umwe cyangwa benshi mu gihe kirenze umwaka, akabikora kenshi kandi buri gihe, nyamara akaba nta mukobwa aratera inda. Ubwo nawe twavuga ko afite ikibazo. Reka noneho duhita tujya ku mpamvu zibitera. Turahera ku bagore. Ndatekereza ko abenshi muri mwe mwibuka imiterere y'imyanya myibarukiro y'umugore. Kugira ngo umugore asame bisaba ko imisemburo yo mu mubiri we igenga ukwezi k'umugore ibikora neza, ku buryo habaho icyo bita ovulation, ni ukuvuga kurekura igi buri kwezi. Igi rituruka muri kamwe mu dusabo tw'intanga, hanyuma rikanyura mu miyoborantanga ariyo bita fallopian tube. Akenshi aha niho igi rihurira n'intangangabo maze bigakora urusoro. Urusoro narwo rukomeza kugenda muri uyu muyoborantanga witiriwe fallope, ni ukuvuga fallopian tube, kugeza igeze hagati muri nyababyeyi. Iyo ryagi ryamaze guhura n'intangangabo bigahinduka urusoro rigeze muri nyababyeyi rwagati, rishakisha aho rishinga icyari maze indi igafata igatangira gukura. Icyo gihe nibwo umudamu amenya ko yasamye, agatangira kugaragaza ibimenyetso kandi yakwipima akabona ko atwite. Impamvu zose zishobora gutuma umudamu adasama rero n'ubundi turazishakira hagati aho. Impamvu ya mbere ni ikibazo cy'imisemburo. Iyo umudamu cyangwa umukobwa afite ikibazo mu misemburo igenga ukwezi k'umugore, ashobora kunanirwa gusama kubera ko nta ovulation iba yabayeho, cyangwa se imisemburo afite ikaba itabasha gutuma igi rikura bihagije ku buryo ryavamo umwana. Icyo gihe gusama biranga. Akenshi usanga aba bagore cyangwa se abadamu bafite ikibazo cy'imisemburo bakunze kugira ibibazo n'ubundi by'imihango ihindagurika cyangwa se itazira ku gihe, cyangwa se kwirenza amezi menshi n'ibindi bimenyetso. Ibibazo by'imisemburo ni nabyo bishobora no kuba rimwe na rimwe ku bantu bagihagarika uburyo bumwe na bumwe bwo kuboneza urubyaro, cyane cyane abakoresha uburyo bw'imisemburo bakaba bashobora kumara igihe runaka batarasama kubera ko mu gukoresha onapo hari ihindagurika ry'imisemburo ryabayeho mu mubiri. Donc umuntu umaze igihe akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ashobora kubuhagarika, akaba yamara amezi 2-3 se gutyo atarasama. So ikibazo cy'imisemburo rero ni kimwe mu mpamvu zishobora gutuma umudamu adasama. Impamvu ya kabiri ni bimwe mu bibyimba biva mu dusabo tw'intanga, ibyo bakunze kwita amakiste cyangwa se ovarian cyst. Ibi bibyimba byose ari amakiste ari na myome hamwe n'impamvu zibitera tuzabivuga mu kiganiro cyabyo cyihariye, ariko ikizwi neza ni uko nabyo bishobora gutuma umuntu adasama
kubera kubangamira uburyo rusange umubiri urekuramo intangangore, ni ukuvuga ovulation, cyangwa se kubangamira bwa buryo igi ribasha gushinga icyari muri nyababyeyi, aribyo bita implantation. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma udasama ni ibibazo biri mu miyoborantanga. Inzira igira inyuramo kugira ngo rihure n'intangangabo maze rikomeze rijye muri nyababyeyi ni agaheha gato cyane ku buryo imbere kaba kangana n'agatimatima k'ikaramu. Iyo umuntu arwaye ama-infection igihe kinini ntavurwe neza, ibyo bita pelvic inflammatory disease cyangwa se PID, ayo ma-infection ari chronique ashobora gutuma ya miyoborantanga iziba, bikaba byatuma utongera gusama. Ibi nibyo bikunze kubaho ku bagore cyangwa abakobwa babyaye, ukaba ufite umwana nyamara nyuma yaho ukabura urubyaro. Ni nako bigenda rimwe na rimwe ku muntu ushobora gukuramo inda hakoreshejwe uburyo butizewe, maze nyuma yo gukuramo inda akagira ama-infection menshi ku buryo ashobora gutuma ya miyoborantanga iziba, maze nyuma yaho bikazagorana gusama, atari ukubera ko yakuyemo inda, ahubwo wenda bitewe n'ama-infection yarwaye nyuma yaho. Nanone kandi hari abakobwa cyangwa abagore bashobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kugira ngo birinde inda zitateguwe, noneho bigatuma birekura bagakora imibonano idakingiye kenshi, wenda n'abantu batandukanye, ntacyo bikanga kubera ko baba bazi ko nyine ndi muri onapo ntabwo nshobora gusama. Imibonano idakingiye ishobora gutera ama-infection ashobora kuzamuka akajya muri nyababyeyi ndetse no mu miyoborantanga, maze amaherezo bikazatuma imiyoborantanga iziba kubera amashyira yatewe na ya ma-infection. Icyo gihe iyo inyuma yaho umugore cyangwa umukobwa agerageje gusama, bishobora kwanga kubera ko imiyoborantanga yamaze kuziba, ariko ikaba yarazibye bitewe n'ama-infection, noneho uyu muntu akaba ashobora kubyitiranya n'ingaruka za bwa buryo bwo kuboneza urubyaro yakoresheje. Nyamara ugasanga ahubwo ni ikibazo cyatewe no kwirara nyuma yo gukoresha ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro, agakurizamo ama-infection atuma imiyoborantanga iziba. So ama-infection rero ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu atabyara bitewe no kuzibya ya miyoborantanga. Hari n'izindi mpamvu zishobora gutuma umugore atinda gusama cyangwa se akabura urubyaro. Urugero, hari nk'indwara bita endometriosis ishobora gutuma igi ridashinga imizi muri nyababyeyi hagati. Ururenda rwo ku nkondo y'umura rutameze neza bishobora gutuma intanga zitinjira ngo zibashe gusesera zigere aho igi riba riri. Indwara zikomoka ku muryango, hari ibyo bita autoimmune disease, aho umuntu ashobora kunanirwa gusama kubera gusa ariko umubiri we ukoze, donc umubiri we utabasha gukora intangangabo cyangwa se intangangore nzima. Ushobora kubura urubyaro kubera ko watinze kugerageza kubyara ukuze, nabyo bishobora gutuma ubura urubyaro, ndetse n'ibindi. Byose tuzabisobanura neza mu kiganiro cyabyo, ubu nagerageje gukora mu ncamake. Reka turebe noneho no ku mugabo. Umugabo agira udusabo tubiri tw'intanga tuba mu byo bita amabya. Aho niho intanga zikorerwa zikanakusanyirizwa kugeza aho umugabo asohoye. Mu gihe cyo gusohora, intanga zizamuka mu miyoborantanga zikanyura munsi gato y'uruhago ahari akanyama bita prostate. Aka ni akanyama gakora amatembabuzi ameze nk'ururenda rufashe, maze intanga zaza zikivanga n'aya matembabuzi bigakora uruvange twita amasohoro. Aya niyo yisuka rero mu nda ibyara y'umugore, maze bigatuma abasha gusama. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugabo atabasha gutera inda harimo icya mbere amasohoro make, amasohoro atameze neza, amasohoro arimo intanga nkeya, intanga zidafite ingufu zihagije, intanga z'ibihuhwe, ni ukuvuga izidateye kimwe n'intanga nzima, n'ibindi n'ibindi. Uko bigaragara, 80% by'ibibazo bituma umugabo adatera inda bituruka ku masohoro atameze neza. Hari igihe udusabo tw'intanga twawe dushobora kuba tudakora amasohoro ahagije, cyangwa se tukayakora ariko atari mazima. Ni ukuvuga ko haba hari ikibazo muri production y'ayo masohoro. Icyo gihe abaganga bagerageza kuguha imiti yatuma umubiri wawe wongera gukora amasohoro uko bisanzwe. Akenshi iyi ishobora kugira ikitanga. Nanone hari igihe umubiri ushobora kunanirwa gukora amasohoro mazima bitewe n'ibibazo by'imisemburo igenga imyororokere ku mugabo. Ibibazo by'imisemburo ku bagabo nabyo bishobora gutuma rimwe na rimwe umugabo atabyara. Hari n'igihe imiyoborantanga, ni ukuvuga ya mihehe ivana amasohoro mu mabya ikageza ku muyoboro w'inkari,
nayo ishobora kuziba, donc hakabaho obstruction y'imiyoborantanga. Akenshi ishobora kuziba bitewe no kurwara ama infection yo mu nkari cyangwa zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano nk'umutezi, umuntu ntabimenye cyangwa se ntabyivuze neza. Iyo imiyoborantanga izibye, umubiri ukora intanga, ni ukuvuga amasohoro, ariko zikabura aho zinyura ngo zigere mu muyoboro w'inkari zibone uko zisohoka. Kubera ko utuduheha ari uduheha duto cyane, kutuzibura cyangwa kutubaga ngo bongere batuzibure biragoye. Ariko muri iki gihe hari ubuhanga bwo kuba bafata intanga mu mabya bakazihuza n'intanga ngore muri laboratoire, hanyuma ukaba wabona umwana uguturutseho. Ariko ibi ni ibintu bihenda cyane, bisaba amamiliyoni kugira ngo babigukorere. Noneho rero izindi mpamvu zishobora gutuma umugabo atabyara, wenda nka 20% by'abagabo bafite ibibazo byo kutabyara, hari igihe usanga intanga ari nzima zose zinahagije, nta kibazo zifite muri byo dupima muri laboratoire, ariko n'ubundi umugabo ntabashe gutera inda. Abahanga mu bya siyansi bakaba bakeka ko bishobora guterwa n'amakosa ari muri gene zikoze izo ntanga, ku buryo byagorana kugira icyo umuntu abihindura. Donc hari igihe usanga ikibazo cyo kutabyara ku mugabo iyo byananiranye kandi intanga ze zikaba ari nzima muri laboratoire bazipima ntibabone ikibazo, hari igihe bishobora no kugorana kubivura rimwe na rimwe. So muri rusange rero, iyo tubonye couple y'abantu bafite ikibazo cyo kutabyara, duhita dutangira gukora ibizamini bijyanye no gushaka impamvu yabiteye. Ku mugabo, ikizamini cyihutirwa cyane aba ari ugutanga ikizamini cy'intanga, icyo bita spermogramme, aho atanga amasohoro bakajya kuyapima muri laboratoire bakamenya niba ari mazima cyangwa se niba nta kibazo kirimo. Hanyuma bitewe n'ibisubizo bibonetse ku muganga, donc umuganga ashobora guhitamo gukora ibizamini by'imisemburo cyangwa se ibindi bizamini bya ngombwa bitewe n'ibimenyetso ari kubona. Ubwo aho ni ku mugabo. Ku mugore, muganga ashobora gukora ibizamini bitandukanye, harimo nko guca muri ecography, ibizamini by'imisemburo, hamwe n'ikizamini kibireba imiyoborantanga ko izibuye, aricyo bita hysterosalpingography. Hystero ni ukuvuga nyababyeyi, salpingo ni ukuvuga iriya miyoborantanga, graphy ni nko gushushanya. Ni ikizamini gishobora kugushushanyiriza uko imiyoborantanga na nyababyeyi bimeze mo imbere. Mu gukora iki kizamini hari umuti batera banyujije hepfo mu nkondo y'umura, ukazamuka muri nyababyeyi ugasesera mu miyoborantanga, hanyuma bagafata ifoto yo mu bwoko bwa radio, donc igaragaza aho wa muti waciye. Niba rero imiyoborantanga itarazibye, umuti urakomeza hose ukahanyura ukagaragaza ko imiyoborantanga yawe izibuye. Iki kizamini kigaragaza niba imiyoborantanga ari mizima cyangwa yarazibye, kandi gishobora wenda no kugaragaza bumwe mu bumuga bujyanye n'imiterere y'imiyoborantanga cyangwa se imiterere nyababyeyi ubwayo. Ariko ikigeretse kuri ibyo ni uko ikizamini cya hysterosalpingography gishobora no kuba n'umuti, kuko rimwe na rimwe uyu muti batera kugira ngo bakore iki kizamini ushobora no guhita uzibura ya miyoborantanga yari yarazibye, ku buryo bamwe mu badamu ajya gukoresha kino kizamini bagasanga ari kizima, ariko wamara gukoresha kino kizamini ugahita usama kandi byari byarananiranye mbere yaho. Ni ukuvuga ngo gishobora kuba ikizamini kikaba n'umuti icyarimwe. Iyo ibizamini byose rero bikozwe, akenshi muganga aba ashobora kumenya imwe mu mpamvu zituma umukobwa adasama cyangwa se igituma umugabo atabasha gutera inda. Mu biganiro byacu bitaha tuzareba noneho bumwe mu buryo bukoreshwa mu kuvura ibibazo bijyanye no kubura urubyaro ku bagore ndetse no ku bagabo. Ndizera ko nagerageje gusobanura mu ncamake impamvu zose zishobora gutera kubura urubyaro. Yari Dr. Muganga, naho ubutaha.